Nshuti bakunzi ba Ramuka TV mwiriweho. Uyu ni wa mwanya wacu witwa amajyambere mu cyaro. Ese tujya tujya impaka tukibaza ngo ababa mu mijyi nibo bayeho neza, ariko se koko nibyo? Ndagira ngo dukurikire iki kiganiro tubashe kwirebera ubukungu nyabwo. Ni kenshi cyane usanga abantu baramaze imbuga zabo bazimaza amapave, ariko aho twasuye twasanze hari ubundi buryo umuntu yabaho kandi akabaho neza kandi akabaho yitunze anezerewe atifuza. Abana b'uyu munsi baravuka bakiba, ariko se kwiba byaba biterwa n'iki? Biterwa n'uko aba bana ibyinshi baba batabibona. Ni gute wambwira umuntu agura imboga ari ahantu yakiterera uruyuzi nkuru akabasha kwirira utuboga nk'utu ari two bamwe bakunze kwita udususa? Ese bitunaniza iki? Ese uzi yuko inkwavu zishobora kubana n'inkoko mu rugo kandi byose babishyize hanze kandi byirwariza? Irebere nawe uyu rwiyemezamirimo twasuye, urebe amasake, urebe inkokokazi, amagi ntashobora kugira ikibazo cyayo kandi ni ku mafaranga make cyane. Ubusitani bwe aho kubuhingamo cyangwa kubushyiramo amapave, yahisemo kubushyiramo ibintu bitandukanye, harimo ibiti by'imbuto, harimo aho inkoko zitorera. Irebere nawe nk'aha ngaha urukwavu ruba rwegereye amagi, nta gihungabanya ikindi, birituraniye neza. Wigeze ubona yuko urukwavu rushobora gufasha inkoko kurarira? Nta handi wabisanga uretse kuri Ramuka TV. Irebere nawe ukuntu urukwavu ruba rwisuriye inkoko mu cyari cyarwo kandi bikibanira neza bitekanye. Uyu rwiyemezamirimo twaramubajije atubwira yuko uretse ibindi bintu yagura ahandi hantu, ariko ibijyanye n'imbuto, imboga nta handi yabikura. Twagize amatsiko yo kumenya ngo inkwavu ze zibaho zite. Yatubwiye ko inkwavu zitorana n'inkoko kandi zikitahira. Niba wirebera neza, urirebera nk'uru rukwavu, ni urukwavu rwiza cyane. Yanatubwiye yuko izi nkwavu zicukurira zikigira mu butaka ku buryo nijoro utamenya ko zihari. Atwereka nk'ahangaha, atubwira ko hano hashobora kuba harimo nk'inkwavu zirenga 200 ziberamo munsi. Ibi bintu byaduteye ishyari ryiza, bidutera ishyari ryo kuvuga ngo ese twebwe bitunaniza iki? Ese koko nyuma y'ibi tumaze kwirebera, umujyi niwo mwiza cyangwa n'icyaro gishobora kuba kirimo ubukungu bwinshi bwihishemo? Ubu bwatsi twaramweretse nta bikoko bishobora kuzamo. Atubwira ko nta gikoko gikururira nda gishobora kugera ahantu hari inkoko. Atubwira ko niyo kijemo ahubwo kiba intungamubiri kuri za nkoko ze. Twakomeje tuzenguruka ahantu hato cyane, ariko ibintu twasanzemo twagiye twumirwa. Twasanzemo afitemo urutoki, ahantu ushobora gusanga igitoki kimwe gipima ibiro 100. Atubwira ko ubu ikibazo cy'umuneke ntacyo ashobora kugura. Atubwira yuko rwose muri we agura ibintu bikeya. Ibi nk'ibi byatsi aratubwira ati ibi ni umucyayicyayi. Uyu mucyayicyayi abantu muzi ko bamaze iminsi bawugura ngo uvura korona, ariko warawifitiye ku bwinshi. Irebere iki ni igitoki cyera aho hantu. Ese mwibarize, uyu muntu araturusha ubusitani? Iyo ugeze we kandi usanga ari mu mahumbezi gusa, kubera nta kintu kijyanye no kurengera ibidukikije, nta kidukikije na kimwe yigeze yangiza. Ni ahantu wigerera ugasanga twa twatsi twitwa kimari. Uyu ni umwembe ushobora kwikuramo utubuto ukirira, ari wa mwembe mwiza umwe twita uwa kinyarwanda. Abana bacu bakura batazi amateke. Aya ni amateke. Iteke muzi uburyo tujya kurirwanira mu maresitora, bamwe bayihinduyeho urukingo rwa diyabete, ariko irebera we amateke arayafite. Ese bitunaniza iki? Ese koko mu mijyi niho babayeho neza? Ese cyangwa turi muri bya bindi bya kera byavugaga kuri Nyabutongo aba ari umuturage? Bitunaniza iki? Bitunaniza iki? Mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu
TV.